Aramutse neza bene data nshuti z'umusaraba, amahoro y'Imana bane namwe. None turi tariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Iki gitondo umva ijambo ry'Imana uko rivugana nawe. Mu migani 31:20 haravuze ngo iramburira abakene ibiganza, indushyi ikazitiza amaboko. Twakire neza ijambo ry'Imana. Iki gitondo mwene data uri kunyumva, nakubwira ngo reka Imana ikuramburira amaboko, reka Imana igutiza amaboko, Imana ikuramburira ibiganza, Imana iguhereza umugisha mu kazi, Imana iguha umugisha ujyana abana ku ishuri, iguha umugisha abana bawe baha umugisha mu matungo yawe, Imana iguha umugisha mu mirima yawe, Imana iguha umugisha. Haleluya. Ngo iramburira abakene ibiganza, indushyi Imana ikazitiza amaboko. Iki gitondo reka Imana igutiza amaboko, mu byo ukora byose igutiza amaboko, Imana ikurwanirire mu manza, Imana ikuburanire. Haleluya, haleluya. Ikurinde impanuka aho ugenda, haba mu binyabiziga, haba ugenda n'amaguru, Imana ikubwirire neza. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo iramburira abakene ibiganza, indushyi ikazitiza amaboko. Ahari wari ucitse intege, wabonaga hari ibidashoboka, hari ibyo wabonaga utarageraho, hari ibyo warebaga ukabona nta bushobozi ufite bwo kubigeraho, hari ibyo warebaga ukavuga ngo kubera ko n'iwacu ntawe wabigezeho nanjye sinzabigeraho. Iki gitondo Imana ikuramburiye ibiganza, igukubitira imbaraga za karande, igukubitira imbaraga z'ibyaguhigaga, Imana igutiza amaboko. Haleluya. Imana ihagurukire kurwanya ibikurwanya, Imana ihagurukire kugucira inzira aho zitari ziri, Imana ihagurukire kuguha akazi we wari warabuze akazi, Imana ihagurukire kuguha urubyaro we wari warabuze urubyaro, Imana ihagurukire kukwiyereka we wari ubuze kugira, wari ufite uburwayi umaranye igihe kirekire, cyangwa se hari uwo wari urwaje uri mu bitaro umaze igihe kirekire, warebaga ukabona ubushobozi bwawe bumaze kurangira. Imana ihagurukire kugukiza kandi igukiza nyina abawe. Imana y'amahoro ikwiyereke mu ruhande uyishakamo. Yavuganye na Yeremiya muri 32:27 iramubwira ngo dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hari icyananira? Iki gitondo wizere, urabona ubuntu bw'Imana, urabona ubwiza bw'Imana, urabona ineza y'Imana. Imana ibahereza umugisha. Wari uri kumwe na Evangeliste Tito Kwizera. Iki gitondo ndakubwiye ngo Imana y'amahoro, Imana y'imbaraga, Imana y'ubuzima, Imana itabura uko igenza, Imana idakora nk'abantu, igukorera ibyo utari gushobora, igukorera ibyo umubyeyi wawe atagukorera, igukorera ibyo inshuti zawe zitagukorera. Imana y'amahoro nishimwe. Uri data twese mwiza, urera kandi urakiranuka. Iki gitondo nsengeye umuntu wese ukurikira ijambo ryawe. Iki gitondo nsengeye umuntu wese uri bukore subscribe, like, share na comment. Umuntu wese uri budufollowing ndamusengeye. Umuntu wese uri bugira icyo akora mu buryo bwo gutera inkunga Irabemera TV ndamusengeye. Umuhereza imbaraga. Abafite ibibazo bitandukanye hirya no hino barengere. Imfubyi uzimenya, abapfakazi ubiteho. Ababuze uko bagira ubabera umurengezi. Ababurana imanza ubabera umuburanyi wabo, umwishingizi. Mu izina rya Yesu Kristo urwanirira abantu bawe. Turasengera abantu bawe, buri muntu wese umwiyereke kandi ubahereza umugisha. Amen. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Mugire umunsi mwiza.